umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Twahisemo se ko mba umukozi wo mu rugo. Nanjye nakubwiye ngo ufungura igipanga arahari yamaze kuhagera. I'm sorry. Nuramuka ugize ikibazo kidasanzwe ntuze kumpamagara, ahubwo unyandikire message. Yeah. Nici hano numva haciriritse kumbi harimo undi muntu. Ndumva bindenze. Uyu munsi umbereye umunsi udasanzwe. Kumbwira ko nkunda ukambanza ntabwo nabitekerezaga. Kugubwa ndakunda cyane, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ntabwo wakumva ukuntu numva ndi umukobwa wawe ukwiriye kuba nakundwa n'umusore umeze nkawe. Please, ntuzambabaze, please. Ntabwo natekerezaga ko wabimbwira ukambanza. Guys, ndabishimiye. What? Kylie, this is my brother. Ntabwo wemerewe kumubabaza. Ntabwo nzamubabaza. Twasinye. Hirwa. Ni inshuti yanjye magara. Babe, if you go for this, ntabwo wemerewe kumubabaza. Okay, sorry.
niwe muntu wasambwiye musaza we Ndi ntabwo uri musaza we se twaba umwanzi nayizi ngo ndi umuntu watwinjiriye mu nzu twabimenya ngiye musaza wa Monalisa nzi ko bucyanga Yes. Uracyaryamye? Asekariza. Kubera icyo utacyubaha akazi koko? Use amasaha ni sangahe? Ngaho nyumvira. Nta nubwo uri buze ku kazi. Habaye iki? Ninde waguhaye konje? aho nicaye hano nabonaga nta kindi kintu gihari mu bwonko nyine byose Monalisa nyine yagiye niyo mpamvu usanze ahangaha kandi wasanga umutegereje ese umuntu yasaba ko wamwishinga ahubwo se wariye ntabwo ndarya ahubwo ibintu bya hano byanshanze murya ryari muriro turarya dusonze n'icyo turi ubu kuva mu gitondo ikintu kimwe ashyize mu nda ntacyo ahubwo mwese mubayeho gute umushahara ikintu sibyo Asereka mubaze ikintu kimwe. Usigaye wikoresha. Ndakubaza kuva ryari we wihakonje. Kuba utameze neza se ibyo byo wabibwende. Ninde wabwiye ko utameze neza? Umva. Ejo mu gitondo duhuriye muri biro yanjye. Turumvikana? Umva ubwiza ukuri babarira umve hejuru ujye ku rupangu. Ase baby babarira umbwire ubundi uri umukozi kimwe nkanjye uri mabuja uri iki Ariko ntabwo unyumva ntabwo unyumva Ega jya umbwira tuniciringiye nta bintu byadanje uciringa nani ujya mani kubera ko ukuntu umeze boss nzi hariya winiga ntabwo yakwiteza ntibibaho mani icyo unyegera iterese turimo ntabwo ari byakari umva nawe mubwire hariya witwa nde njye banyita Rudodo aka Rudoji Rudoji umva mubwire wakwitwa Rudodo wakwitwa Rudomoro wakwitwa ki wanyita umukozi wanyita nyokobuja ubifata uko wumva ubishaka cyo ngusabye mva hejuru ujye kuri gate koze wala abana narenzemo ahubwo ikanzu ya mabuja shatse wagenda ugakoramo iby'abandi uko mu kanya gato ushobora kukubona ahantu ntazi cyakoze kankubwiza ukuri nimba uri n'umukozi wanaye nanjye reka kunkoraho
ariko jya utuza jya ucisha make ko nanjye nshobora ko kwijuta ko nta byadanje n'abana ba boss uba ubona nabo baba baratangiye bagira urumva nako ibintu bikaze mani. udodo rero gerageza udodo uwo munwa wawe sibyo udodo ufunge kubera ko nukomeza kumbwirira amagambo menshi turabifa nta byadanje warajya utuza reka n'abana ba boss ubona nabo baba baratangiye bapfundapfundikanya numbone gutyo ko ndi umukozi ejo cyangwa ejo buri ntabwo wamenya ikiminsi hatse mani twaciriga jya ugenza ucisha make wamba bari kwamba hejuru jya ucisha make wane wamba bari kwamba hejuru ntabwo ari ibintu birenze ahubwo ikanzu y'abandi wambaye ushatse wagenda ugakuramo ko mu kanya ushobora kukubona ahantu ntari kumenya. uri kujyayo utanyishyuye uri kujyayo utanyishyuye ibyo twavuganye ntabyo uzi ese harya nta soni rego uragenda nta n'isoni neza reka nze kuguhamagara mereza ibyo twavuganye ntabyo uzi nsigaranye ibyo naguze muri ya primus nikopesha n'ibitsinzi noneho ariko ndaza gushaka ikintu ngo pasa ntabwo uri buve hano utamaye amafaranga twavuganye akayivo njye ntabwo ndekura mereza amafaranga erega ukoze ibyo ukora urangije uragenda uti ndagiye iyo urabona wancika tubigenze gute sheri none tubigenze gute mereza amafaranga mereza amafaranga cyangwa uteze abantu wineza abantu ariko ngigira umutima ndekura wane mereza amafaranga wanjye urabona ndi mu mikino umwanya wanjye nataye ibintu byose nagukoreye warangiza ngo uragiye siko abagabo bubahuka erega uri no kunywa nta n'isoni mineri seseme mereza amafaranga nayamaze ariko kandi amafaranga mfite mu rugo nagenda nkakorera nk'ibihumbi 5 ngo 5 iyo twavuganye nakubwiye 7 ngo iki 10 Asu sister ubu tuzakurikira kugira yumve bogoshe njye simbizi nta nicyo nabivuga nabundi erigimira nyakumaze Kigali nta kana nta mugore turakubaza ngo byo bakuza ni ibiki naho utenda no wemera cyane rwose hagiye kabisa ega uburyo muri kubivugamo murumva ari ibintu byoroshye ariko ntabwo binyoroheye tekereza wenda sinshaka ko mu nyumva cyangwa mushigikire kubera ko tuva indimi oya ariko namwe mushire mu gaciro reba umuntu afite urugo afite umugabo we ntabwo muzi sinzi icyo akora yewe sinzi n'ahantu batuye urumva njye najya gufata umuntu nkamushira mu rugo tukabana ntazi afite urugo nyine bavuga umugore w'undi tugukubira iki ikindi ngende ndi kugenderaho cyane ikindi ndi kugenderaho ese ubundi mbwiwe n'iki ko atigeze aryamana nawe kwambwira ngo yamufashe ku ngufu ngo sinzi ngo niba yaramwimye simbizi n'ibisava hano agataha akajya ku mugabo yes muri icyo kintu ariko ava hano akajya kuki atajya mu iwabo ufitiza ko nawe wabikoze ubizi uturungura umugore wese afite umugabo ntabwo nari mbizi ariko rero yewe wenda icyo twirengagije nuko yabikoze ari kumufasha hazaho kumenyana wenda iri ikosa ryabaye ni uguhuza kongera akagaruka bwa kabiri ukamwemerera n'abana baba baransekeje warango umuntu uri kumufasha shamwe mwiza bafashe umuntu uramurongo uri kumufasha okay gusa njyewe kuri ino nshuro numva ibyo avuga ari ukuri nanjye ndabyumva kuba afite umugabo akarenga akaza hano icyo ni ikindi kibazo ikindi kandi nanone tangiye kuyagabanya rero nta kibazo ariko Rudovi uzi ibanga dufitanye ntaryo uzi shaka kugira nkaho ibintu ari ubwa mbere bibaye nanjye niyo mpamvu narashatse umuntu uzi ubwenge nkayo abantu niwe twagirana meza amafaranga rero urabona ndi burya iki gusa nyine sinshaka hari umuntu muri ntacuzamenya ko nshona ahubwo weho nimba ushaka ko mbaguteza ndabaguteza noneho ikindi ndaguteza n'umugore wawe nutama amafaranga uyu Umwari yanyica none se reka nkwereke ngiye niba ndi nyangamugayo inyangamugayo se nibyo maje gukora nanone nyine siko atari ubwa mbere ko atari ubwa kabiri ko rero tuzongera reka nkubwire rero sibyo nuramuka utamaye amafaranga uragera iwawe nahagutanze urasanga umugore wawe byose yabimenye ibyo dukorana byose yabimenye
reka nsimbuke mbere kujya kwa no ku izina ry'Imana kunyura aho nguyu cumi. Unyuraho hehe se? Nyine ngiye kuja mu rugo gato ya mbere gusira ukabari natanyakozanira. Uyanzanira hehe nyine? Hano. Uzura musutabikoze ikintu nawukorera. Ndabikora. Saa 11 zuzuye. N'ubu utarayamba. Ndahita ngaruka zindi minota ingahe kuva hano. Urahita unsanga iwawe umugore wawe urasanga yabimenye. Kandi urahita wandagara muri karitsiye yose. Yabe. Aguze gusoma nawe. Ngo naje. Soma sibi. Sha nutayamba uraza kumbona. Ndaje mukanya. Ngira ngo uranze. Ngira. Cyangwa ukeze umugore wawe. Ndahita twagakwiye kuba turimo turamufasha tumwumva Ariyete se azabyemere uzwo yari ari kumushyigikira namugutereye inda ko sinana none izo wari n'inda zikunywesheje se wazinywesheje ase bro nawe kweli ubuye ngende ku ruhande rwawe kuri no nshuro ariko nawe ufite amakosa ntago ngiye nari nabigambiriye ubundi se kabana bacu bigaragaza muri kazabyara naho umuretse tugira Imana azabyara wacu natamubyara azabimwa bana bacu barigaragaza naye nibyo ushaka kureba nyine wo muri kumu oya it's okay nasanze riga ryadogereye wenda gufatana oya aha baruhari aho ubwo no gushaka ukuntu twakwiga ku mwanzuro icyo twakora oya nawe yigire bize ntazongere kuzura yinjira hano ikibazo shigaye bishiduka ari kumpamagara kumbe ibintu ku muhanda ari ikibazo mureke bana bacu barigaragaza manika gati bicaye bajya kukaduka rero narongo uyu mugore amufasha narambwiye gutinda i Kigali we akaza ari kumuseka nanjye muri guseka ntabwo namenya aho nagiye ubu ni bamfunga uzaza oya mwihorera abanza byare umwana tuzamwigiye ntazirirwa rero se yari gatarabyara ubundi kandi atabishaka haruguru ari umwana se wamufashe ku ngufu ashaka uko tubana ngo azabyara ari hano aya urumva ibyo bintu bishoboka mwanzu nanjye ntabwo nawe yemera shavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze